Benshi mu rubyiruko usanga batita cyane ku byo bafungura, ku byo banywa ndetse n'ibyo bakora mu buzima bwa buri munsi, ko baba bavuga ko ntacyo bibabwiye ndetse n'imvugo ya benshi bavuga ko nta myaka ijana, ariko abahanga bagaragaje ko iyo witaye ku buzima bwawe ukiri muto bubasha kukwitura mu gihe ugeze mu busaza, nubwo uburwayi bushobora kugera kuri buri muntu wese yaba ashaje cyangwa ari muto, ariko bavuga ko uramutse utarwaye iki gihe cy'ubusaza bwawe aricyo gihe cyiza umubiri wawe uba ugomba kugushimira ko wawuhaye ibyo wagombaga kubona. Uyu munsi rero niba wumvise iki kiganiro ugomba guhindura uburyo witwaraga, hanyuma ku ifunguro ryawe ntihabureho imboga n'imbuto ndetse ukareka ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi bisa nabyo byose, ahubwo byagushobokera ukajya winywera amazi ndetse ukirinda ibintu byo mu nganda. Tugeze ku myitozo ngororamubiri, benshi bazi ko imyitozo ngororamubiri ugomba kuyikora mu gihe ufite umwanya gusa, nko kuba wakiruka ibirometero cyangwa se ugasimbuka inkiramende, nyamara ibi si uko bimeze, kubera ko imyitozo ushobora no kuyikorera iwawe mu rugo ubyutse, ukayikorera muri salo, aho ushobora gufata agatambaro gatose warangiza ukubikamo inda, hanyuma ukaza kwikoresha imyitozo ngororamubiri yoroheje kugeza igihe ubiriye icyuya cyangwa se ugakeza, aho ibi ngibi bifasha umubiri wawe kunanuka ndetse no kumera neza. Mu gitondo kare ukibyuka fata igikombe cy'amazi, nibigukundira ufate nide ebyiri, numara kuzinywa nta kindi kintu urakoza mu kanwa ureke hashire nk'iminota 30 cyangwa isaha, hanyuma nurangiza ubone ikindi kintu ufata. Irinde ibinyamasukari byinshi kuko ibi ngibi bishobora kukwangiriza ubuzima, aho usanga nk'amagufa ashobora kumungwa cyangwa se ukagwara diyabete mu buryo utateganya. Igihe uri mu rugo wicaye iwawe, irinde kujya ku zuba ryinshi ry'igikatu, kubera ko iri zuba nubwo izuba ari ryiza mu buzima, ariko izuba ry'igikatu ntabwo ari ryiza cyane, kubera ko abashakashatsi bagaragaje ko ibi ngibi bishobora gutera kanseri y'uruhu. Twifashishije ibinyamakuru nka Daily Monitor, Baby News ndetse na BBC News, twabashije kubegeranyiriza ibi ngibi mwari mwaradusabye. Nizere ko mwasubijwe, kandi wumva hari ikindi kintu tutavuzeho uze kubyandika muri komenti, nabyo tuzabivugaho ubutaha. Njye nitwa Thomas. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibikorwa dukoze bya buri munsi by'ingenzi nk'ibi bijye bibasha kubageraho.